neza mwese abadukurikiye kuri iyi channel yacu nkuko nabibasezeranije ko muzajya mubona ibintu bitandukanye kandi namwe ubwayo mwakora bikabyarira umusaruro w'amafaranga cyangwa se mukaba mwana bikoresha nk'ibikoresho wanyu mu rugo bitagombye kubahenda mujya kubigura ku masoko. Nicyo nabashezeranije kandi nzajya mbibagezaho ko bishoboka kose. Hanyuma rero uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe ko wakwikorera envelope. Gira ngo envelope muzimenyereye ko mujya kuzirira mu masoko mugatanga igiceri cy'ijana, ariko hari uburyo nawe ubwawe wayikorera ikaba yagufasha kujya guhaha cyangwa kujya kureba ibindi bintu runaka utagombye kuyigura. Ni ibintu byoroshye rero upfa kuba gusa ufite ibikoresho kandi ntibihenze. Ngira ngo murareba izi mpapuro ziraboneka mu papetori. Iyi ni kore ikoreshwa mu mbaho, ngira ngo murayibona nayo ntabwo ihenze. Hanyuma ukabasha kwikura envelope ugatandukana no kujya kuzikura mu isoko ziguhenze. Ngira ngo rero tugiye gutangira, ndagira ngo mukurikire kugira ngo utaza gucikwa n'ikintu na kimwe. Ni ibintu byoroshye nawe ushobora guhita ubikora ukimara kureba iyi video. Ngira ngo rero murabona mfite impapuro zitandukanye nyinshi, murazibona. Ni impapuro 1, 2, 3, 4, 5, ariko niba mwitegereza neza murabona ko zinganya mezire. Zigomba kuba zingana kugira ngo envelope uza gukora zibe ari envelope koko zinganya size cyangwa se umubyimba. Rero ubu ngiye gufatamo urupapuro rumwe hanyuma mbereke uko dukora envelope yacu. Izindi reka mbe zibitse. Ngira ngo murabona uko ndufite, ndaruhagarika gutya. Namara kuruhagarika nkafataho agace gato nkagahina. Ngira ngo murabibona ukuntu nkahinnye, nkagahina kagafata impande zombi. Ntabwo ari ngombwa gufata ikintu kinini cyane. Iyo maze kugahina gutya mpita nshyiraho kore yanjye kugira ngo ize kumfasha gushyiraho urundi ruhande. Hanyuma ugashyira kuri ka gace k'urupapuro wagize gute wahinnye, agashyiraho rwose kugira ngo ize gufata. Uhita uzana ikindi gice cyasigaye hirya inyuma ukakizana ukakirambika hamwe wasize kore. Ngira ngo murabibona. Hanyuma ugatsindagira ugafatishaho kugira ngo bifatane. Murabibona nibyo nkoze. Iyo umaze gufatishaho ruriya ruhande ugaruka gutya ukarutsindagira ukarambya neza cyane. Noneho iyo umaze kururinganiza gutya uhita ururambura n'indi kote ukayirambya kugira ngo uze kubona ibice 4 bingana neza cyane. Kakarambya neza. Ushobora no gucisha ku ntuza nka gutya kugira ngo ubone inguni nziza. Iyo kamaze kukarambura gutya uhita ugafata n'ubundi. Urabona ko kagize impande enye nziza zingana. Ngira ngo urabona kahise kagira impande enye zingana. Ubwo rero uruhande rumwe urukubamo kabiri gutya, urukubamo kabiri, n'urwo biteganya ukarukubamo kabiri, ugahita ugira akantu gateye gatya, nako ukagatsindagira neza ukakarambura. Byaba byiza unyujije ku ntuza gutya ku meza kugira ngo bigufashe gutunganya urupapuro rwawe. Ngira ngo murabona ko kamaze kurambuka neza cyane. Iyo kamaze kurambuka neza uhita ufata nka santimetero nk'eshatu nko muri gatatu ukahahina muri ubu buryo, naho
ukagerageza uburyo ki uhatunganya neza. Iyo umaze kuhahina, ngira ngo muri kimwe cya kabiri murahabona uko hameze. Uhita wongera ukakarambura, ugahina inguni imwe, ugahina inguni imwe, ukongera ugahina n'indi, kugira ngo tuze kubasha gukora indiba ya envelope yacu. Ngira ngo murabona ko rwose biringaniye muri kimwe cya kabiri. Iyo umaze guhina gutya bitunganye, urakarambura noneho ukinjiramo imbere, ubwo aho uba wahiniye haba hagaragara, ugahita hamwe wagiye uhinira uhakuba. Muri ubu buryo ndimo kubikoramo impande zombi. Impande zombi. Iyo bimaze kumera gutya rero, ubu haba hasigaye gukunja kugira ngo bize kugira gute, bize guhura. Uhera inyuma hano rero, uhera inyuma hano ugenda gake 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 gake. Ngira ngo murabona ko rwose ndiba mpise nyikora mu buryo bwiza buteye amatsiko bunashimishije. Iyo rero maze kubigenza ntya, ndana ya kore yacu tutuntu nkatwubura gutya, nkasigaho agakore. Ushobora gukoreshamo urutoki cyangwa n'ikindi kintu ubona cyagufasha, ugasigaho mu buryo witonze rwose nta kibazo ufite. Wamara gusigaho kore yawe, ugahita ufatishaho kamwe muri twa duce wakunje. Hanyuma hejuru y'ako gace ugasigaho naho kugira ngo akandi gace nugashyiraho kaze gufataho. Murabona ukuntu mbigenje. Hanyuma kubera ko kore iba igitose, ushyira nko ku zuba cyangwa ahandi hantu runaka, ugategeza ko yuma, ugatandukana burundu no kujya kugura envelope y'100. Ahubwo nawe byaba ngombwa ugakora business yo kuzikora, kuko ibikoresho ntibihenze, ni ibintu byoroshye cyane. Ngira ngo murayibona envelope yacu ndayirangije ngiyi rwose. Wenda reka mfunguremo imbere murebe ukuntu ari envelope iboneye amaso. Singiye envelope yacu, singiye sinakoreka n'imbere. Envelope nziza cyane. Murabona rero ko ari ibintu byiza nk'uko narababwiye rwose ngo mukurikire ibikorwa ncisha kuri cano, muzabibyaza umusaruro kandi bibungura ubumenyi mushobora kubyaza umusaruro mugakorera amafaranga mu buryo butandukanye. Murakoze rero, ndabashimiye kandi mbifuza kureba iri somo ryo gukora envelope, kuko ni ibintu byiza cyane. Ni ukwiyungura ubumenyi, ni creative, ni ukuba umuntu usobanutse mu mutwe ushobora gukora ibintu bitandukanye. Nakagaruka, Imana ibarinde.